muraho neza abakurikiye Akanigi TV. Kuri uyu munsi nanone ndagiye kubwira ko muri kumwe n'umutoza wanyu w'imbyino nyarwanda Alphonse Shimimana, uwo mukunda kwita Rudahinyuka mu mihigo. Kuri uyu munsi w'imbyino tugiye kwiga ntabwo ari imbyino neza, ni nk'imwe mu birenge bigize imbyino. Nk'uko ubushize hari ibyo twari twabonye by'umuntu utangira, turacyari kwiga ibintu by'umuntu utangira, ibirenge bitangira, uko umuntu ashyira ikirenge hasi, uko umuntu agenda yiyumva mu mubyimba, uko umuntu agenda ahuza hejuru no hasi, uko umuntu ahuza amaboko n'ikirenge, uko umuntu agorora umubyimba. Mukurikire rero ikirenge tugiye kwiga. Turatangire, tugiye kwiga ikirenge gitangira. Hari injyana mukunda kumva bakoma mu mashyi ngo tujyane twumve, buri wese akoma no mashyi twumve. Aya gutya noneho noneho tugiye kubihuza n'ikirenge. Turere tubyiga igice ku gice mu buryo bwo kwegereza cya kirenge. Dutangiriye hano rero, ikirenge murakibona, imwe kabiri, imwe kabiri, imwe kabiri, kabiri imwe, kabiri imwe, kabiri imwe, kabiri imwe, kabiri imwe. Turabihuza n'amashyi noneho ngo amashyi murayabona. Turahuza n'icya kirenge, hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, hasi hejuru, hasi twese. Nk'uko twabivuze, turi kwiga ibirenge bitangira kugira ngo umuntu yige gukubita ikirenge abihuza n'injyana. Nk'uko mubizi injyana nyarwanda tugendera ku muziki ukozwe n'amashyi, ukozwe n'ingoma, ukabihuza n'indirimbo. Niyo mpamvu rero kugorora bitangirira ku buryo umuntu abyumva. Uko ubyumva ukagenda ukoza, ushyiramo amashyi. Iyo umaze gushyiramo amashyi wumva ikirenge, ukabihuza n'ikirenge, ukagenda uzamuka, ugenda ufatiraho imibyimba, ufatiraho kwikunda, ufatiraho gukurura umubyimba ujyanaho ushaka kugira ngo bihuze n'ikirenge. Twatangiriye ku kirenge ngo n'amashyi byose tubijyana. Amashyi mujye muyareba nayo murebe ko ari guhuza n'ikirenge. Murabibona? Tujyane. Yego. Kabiri imwe, kabiri imwe, kabiri imwe, kabiri imwe, chan chan chan. Murakibona ikirenge? Turakomeje, tugiye kugihindura noneho tugikora dukoresheje amaguru yombi, ariko tukiri muri ya mashyi ya gutya. Aya nta kindi, chan chan chan. Uratera ikirenge, ikirenge cya mbere rimwe ngo chan 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 chan. Cya mbere ni chan chan chan, ngo chan chan chan. Rimwe kabiri, rimwe kabiri, rimwe kabiri, rimwe
ukabishyira mu njyana ngo cha 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 tujyane cha 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 namwe ab'inyuma cha 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 tugiye kubihuza n'ikirenge kindi, tugiye kongeraho kamwe kugira ngo dukore ya mashyi ya, tugiye kubihuza mu kirenge tujyane ibirenge mu birebe tujyane cha 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 ndashaka murebe ku birenge cha 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 umva ikirenge abasore gutya urakurura hariya, abahungu urakurura ikirenge kuriya, abakobwa ukazamuka ukazamuka ukakizamukiraho, ikirenge murakibona, umurongo wa kabiri murakibona, ikirenge nicyo nshaka ngo turebe, ukora agasero hano ukakizamukiraho, manuka zamuka manuka zamuka manuka zamuka manuka zamuka cha 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 turakomeje. Icyo kirenge turimo bravo, muri kugikora neza. Reka none tugihuze na rasoro kuva kuri iki gice turi kora ngo tukazamuka, iki gice cyo hejuru ndagira ngo kizamure kabisa, kigira ikigarama kigororoke n'ijosi kugera ku ijosi bigororoke, iki gice cy'igihimba kigororoke, noneho ujye uzamuka gutya, abakobwa turazamuka injyana ni yayindi tujyane twese noneho dukomeze ndagira ngo mumenye ngo imbavu zikore zite. Hano hari gukoresha imbavu, none ukagerageza gukurura urubavu, nuvuga ngo urakurura umubyimba ujye uwujyana, ukurura urutugu, ibindi birikora. Ariko hano hakaba harimo akantu ko guhina ugashyiramo imfuruka nk'iya 75 iyi ku buryo ujye uyigenderamo ugakurura rwa rutugu ariko kujyana umubyimba, uru rutugu ruri kuvuga hano, ugahita ukurura gutyo ujyana hariya ururebaho cha 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 cha. Kuri iki cyiciro ugezeho bigaragaza ko ikirenge uba urimo kugenda ukimenya. Ujyana ijosi cyangwa se ujyana amaso ahindukira aho uvuye, cya kirenge n'ubundi nicyo urimo gukorera gutya, amaso yarebe aho uvuye hano, izi n'ubu ukajya ureba rwose hano cha ukabirebera hariya. Wow, mwamenye kubyina uko niyo njyana y'umwihariko uzasanga ahantu henshi bakoma amashyi bayivuza, kuko ari injyana izindi zishobora kuba zubakiyeho mu babyini cyangwa se mu mbyino tubyina. Noneho dore amaboko rero, ubu tugeze ku gice cy'amaboko. Bravo, ndi kubareba nkabona umuntu wakurikiye iyi video hari urwego ageze, kuko iki kirenge niba ukizi
tuzagiye rero tugenda twiga bya bindi bigende byoroha ariko umuntu akubita ikirenge hasi kugira ngo yumve ko injyana ari burimo kuyikora biva mu mashyi biva muri aya mashyi bikajya mu kirenge bikava mu kirenge bikorana n'intugu intugu ukurura hariya ugenda ureba kandi ukabihuza no guseka mu mashini burya guseka biri mu bigomba kuranga ibyino nyarwanda nta muntu ubyina kinyarwanda adaseka wawe ndabona aho mwabifashe dore amaboko n'ubu tutangiriye hamwe kwa kundi ukurura urutugu ujyana hariya amaboko yawe nayo yakurura ugasa n'umuntu ukurura wiyizanaho urutugu hano kwa kundi twize gukurura urutugu amabasi ukayarenza akareba hahandi ku rutugu ndabona mwabifashe siko n'ingamba ya kabiri mwese muri kugenda kimwe neza ku buryo umuntu bareba abona koko muhuje ingendo muhuje injyana muhuje indoro muhuje kunoza twese tujyane ngaho mwebwe nimukore mbanze ndebe mwebwe abo ku ruhembe mukore neza turebe gutya gorora none ijosi ryawe urikoresha ugakurura ndagiye mbabwire ngo abasore amaboko ntabwo abagora amaboko ni ugukurura gahoro gahoro hanyuma ukagerageza ugasa n'uvuna umugongo hano gato kugira ngo ubone cya gituza kimwe cy'ikigarama kimwe cyiza cy'umuntu w'umusore koko ubundi amaboko ukajya uyashyira hano ugakurura nawe ureba hahandi ariko igituza urabona ko kiza kuba gitandukanye ukasa n'uwegama hariya kwegama ukajya ujyana urebeye iyo njyana ukaba uri kuyikora mu buryo iba biryoshye amaboko ni ku ruhande ugakurura gakeya ntukurura ngo uvune gahora ukajya rero ureba hahandi muhagarare muhanze muhagarare tubanze turebe niba koko ibyo mu ndebe ndajya mu ndebe namwe bari ku ngamba ya gatatu mwebwe ndabona musa naho muri kubikora ariko ntabwo muri kunoza neza izi ntugu ikirenge twagifashe umubyimba uburyo umuntu akurura agendeye ku ntugu twabifashe uburyo umuntu akurura akoresha ijosi akebuka havuye twabyumvikanyeho ndagiye tubihuza tukabihuza n'inseko yo kumwenyura imwe ituma umuntu akureba ibyishimo bikurimo bikamukurikira ngo cha 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 hano urakurura rwose ukarebayo kandi ugira n'akanya ko kureba imbere kuri bariya bantu uri kubyinira iyo uvuye ku ruhande ucisha y'amaso kuko ujya kwa kwikunda kwawe ukomeza umuntu bireba ubone biryoshye ndagira ngo none tugasubiranemo rimwe twese nanjye namwe hanyuma duhite dufunga iyo ntambwe yacu none nizera neza ko iyi ngiyi izaba intangiriro ryo kumenya kubyina kuko uzi iki kirenge n'ibindi bizagenda bimworohera tugende tubimenya ndagira ngo umuntu aho ari ku isi abe yakwiyigisha uretse kuvuga ngo mfite umuntu ndi imbere naba hari nta kibazo kandi n'abigisha turi kugira ngo nabo bamenye aho bashobora guhera bakabasha guforma cyangwa bakabasha gufasha umuntu utangira kugira ngo agire urwego ageraho kuko akenshi iyo utangiye ku bintu bikomeye birangira bikugoye bikarangira ucitse intege bikarangira udakomeje ariko twebwe intego yacu ni ukugira ngo mwige ibintu bitabagoye tubihere ku muzi tubihere ku ntangiriro twa tundi dukeya umuntu ashobora gutangiraho bigatuma agenda agira imbaraga zituma akurikirana agakurikiyeho kandi agira ngo rwose tubimenye abari mu Rwanda abari n'ahandi ku isi yose mbigisha kubyina njye n'abagenzi banjye dufite abarimu beza turagira ngo ibyo turimo tubigisha
mu gihe gikwiye tuzabumve muri abantu bakora ibitaramo, muri abantu kandi mwarabikuye kuri iri shuri, kuri iri shuri tugenda tubacishirizaho ibintu. Reka tugasubiranemo mwese, ndagiye nsabe ngo abakurikira iyi video nabo bajye bayifata bayihererekanye bayiha abandi kugira ngo umunyarwanda wese aho ari abamwigishe kubyina nawe amenye kuri iri shuri rihari. Hanyuma kandi n'abatari abanyarwanda nabo dukeneye kubigisha umuco wacu tukawugeza kure ukamamara, u Rwanda rukaganza. Twagiye rero, twatangiye tuvuga ngo dushyiraho ikirenge, turakurura umubyimba, dushyiraho amaboko, tujyana ijosi cyangwa se umutwe tukaba tuwuhindukiza, tugakurura. Abasore twavuze ko ari gufatira ugahina igihimba uburyo umuntu abona gifatika, ubundi ukajya ugagara ukaba umuntu usobanutse urambutse. Koza ikirenge hasi kikumvikana. Mwese muri kubikora neza, mutangire mujye mwigisha bagenzi banyu abo uri kumwe mu rugo, abo mutari kumwe mubohereze iyi video maze batangire nabo babyike. Twizeye neza ko iyi video yabafashije kandi twizeye neza ko muri kugera mutera intambwe mugera mumenya ibintu bitandukanye mujyanye n'intambwe, mujyanye n'intambwe imwe kuri imwe nkuko turi kugenda tuzibategurira tuzibaha. Twizeye ko mu gihe kitarambiranye muzaduha amakuru yaho mugejeje, kandi twizeye ko mukomeza kugenda muduha comment hasi, mwandika comment hasi, murayikinga, musharinga, musubscribinga kugira ngo tubashe gukomeza gukorana kandi twese tugenda tuzamura umuco wacu nyarwanda. Murakoze, mwari kumwe na Rudahinyuka mu mihigo, naho ubutaha. Twizeye ko video yabaryoheye kandi twizeye ko hari icyo imaze kubageza. Turifuza ko dukomeza gufatanya mu rwego kugira ngo twigishe abantu benshi batandukanye. Turagira ngo mufatanye dusangize abandi. Ushobora gufata link yo hejuru ya video aho uri kuyirebera ukayikopiya ukayisangiza abandi, yaba kuri WhatsApp, yaba kuri Facebook, yaba kuri Instagram, yaba mu buryo runaka butandukanye. Social media yose ushobora kubukoresha kugira ngo duha abantu benshi amahirwe bige, kuko aya mahirwe yo kwigisha abantu muri ubu buryo bwo gutangirira kuri zero ntabwo yahozeho, nitwe tuyatangira. Turagira ngo rero bigerege ko abantu benshi ntibaramenya ko bashobora kwiga. Twabonye abantu benshi badusaba yuko bashaka kwiga ariko bibagora kuba bajya mu matorero, bibagora kuba babona umuntu bigisha mu buryo butangira ku busa, mu buryo bworoshye bituma umuntu wese abasha kumva ibyo yiga. Kuko benshi batubwira ko bagiye bajya mu matorero bakabona abantu babizi ariko bo bakwiga bakumva biragoye kubera ko bo baba bafite aho bageze. Turagira ngo rero dufatanye, izi video niko kazi kazi, tuzifate tuzisharinge cyangwa se tuzisangize abandi, twandike kandi twandikirane, dushaka kumenya tukamenya ngo umuntu ageze kuri rwego, mugende mudusangiza urwego mugezeho, tumenye natwe urwego tugenda tubategurira. Ushobora kuvuga uti ndagira ngo nige ngeze kuri urwego, ndagira ngo nige imbyino runaka, ndagira ngo nige umuhamirizo runaka, nigeze kumva umuhamirizo umeze gutya, nigeze kubona umuhamirizo umeze gutya, nigeze kubona imbyino runaka, ndashaka kuyiga. Tukayigutegurira neza mu gihe itaragera nayo ikajya mu zasabwe, nawe ukajya uyibona, bityo n'abandi bakamenya byinshi. Reka tubarike, tuzongera tubonane ubutaha, kandi twifuza ko mubimenya, twifuza ko mubimenya, twifuza ko abantu benshi babimenya. Mureke dukore rero mu buryo kugira ngo dusangize benshi, dufatanye, hanyuma ibindi turi kumwe. Murakoze, mwari kumwe na Rudahinyuka mu mihigo, umutoza wanyu w'imbyino nyarwanda. Naho ubutaha, ciao.